Ndagusuhuje. Nkwakiranye urugwiro kubwo kuba ushishikajwe no kuza kwibutsa ukuri kwa nyako k'ubuzima. Ese wita cyane ku bantu bikabije? Wita ku byo bagutekerezaho, ko bakubona, ibyo bakuvugaho mu gihe runaka udahari? Niba ibyo bifite umwanya munini mu buzima bwawe, ni ikimenyetso cyerekana ko waciye ukubiri n'ibyishimo ndetse n'amahoro. Kwita ku bandi wituma biba impamvu yo kwibagirwa amahoro nyakuri ku ntamera. Uhora ugendana uburemere bw'imyumvire, ibitekerezo n'amarangamutima by'abandi bantu ku rutugu rwawe, kandi ntusiba kubyita urukundo, ubunyangamugayo cyangwa ubugwaneza. Ariko muri wowe indani urabizi ko bikuvuna cyane kandi bikakugora kubyihanganira. Ukuri ni uko kwita ku bantu bikabije bingana no gutakaza umudendezo n'amahoro y'umutima. Bisenya imbaraga zawe ndetse bikazitira imigambi yawe, bikagufungirana mu ruziga rwo guhora ushaka uburyo wakwemeza abantu, kandi mu by'ukuri ntabwo wabishobora. Gusa ugomba kugera ku rwego utinyuka ukireba mu ndorerwamo, ukibwira uti ibyo natanze birahagije, uburyo nitaye ku bandi birahagije. Iki ni cyo gihe kugira ngo nanjye niyiteho. Icya mbere ugomba kuzirikana ni uko udafite ubushobozi bwo kunezeza buri wese. Uko wabigerageza kose, hari abantu bazahora babona impamvu batagomba kugukunda. Ushobora gutanga ibyiza ufite byose ndetse ugatanga n'umutima wawe, ariko ntibikubuze gusuzugurwa, bikarenga bakaguma kugufata uko utari. Ukuri ni uko iyo ugerageje kunezeza buri wese, birangira wibuze wowe ubwawe. Hari imvugo ya kera ivuga ngo iyo wihambiye ngo ugerageze gushimisha buri wese, nta kabuza ubuzima bwawe burangirira mu mubabaro. Wita cyane ku kuntu abantu bakuvuga, wita cyane ku kuntu abantu bakubona, wita cyane ku nshuti zawe. Ujye uhamagara buri gihe, ariko zo zidashobora kongera kuguhamagara. Guhora wita kuri bamwe bo mu muryango wawe badasiba kukunenga, ndetse n'abantu mukorana bahora bakunegura. Ugahora ufite intekerezo zigenda zisubiramo, uhora wibaza ahari niba nta bintu bibi wavuze, niba nta bintu bidakwiriye wakoze, ndetse ntusibe gutekereza ko ushobora kuba utari mwiza, ndetse ntusibe gutekereza ko ushobora kuba uri n'ikibazo, ariko ibyo byose ntabwo ari byo. Ikibazo ni uko wagiye uhereza amahoro yawe abantu batayakwiriye. Wagerageje gukora uko ushoboye kose ngo urebe ko bose bagukunda, ariko mu bo weretse urukundo bose, benshi muri bo ubwabo ntibikunda. Wagiye kenshi uhindura uwo uri we, ukiyoroshya, ndetse ugahindura n'ukuri kugira ngo wemerwe. Ariko ukuri ni uko abantu ba nyabo mu buzima bwawe badakeneye ko ubanza guhindura uwo uri we, guhindura imyitwarire, wigira undi utari we kugira ngo bakwemere. Bakwemera uko umeze, bagufata uko uri, kandi bakabikubahira. Abantu ba feke ntabwo bigira banyurwa. Ibyo wabakorera byose babibona nkaho nta mumaro bigira. Rekeraho gushaka kwemerwa n'abantu. Ntabwo ukeneye guhabwa agaciro n'abantu badashobora kukiha. Umunsi uzarekeraho kwita ku kuntu abantu bakubona, niwo munsi uzatangira neza kubona uwo uri we. 2, ntabwo abantu bose wahabafasha. Hari itandukaniro hagati yo gufasha umuntu no gutwara ubuzima bwe bwose ku rutugu rwawe. Wagerageje gufasha abantu kuva mu buribwe bwabo, mu ngeso mbi, igihe cyose bareraga wabaga uhari, ndetse n'igihe cyose bahuraga n'ibibagusha bitandukanye. Hari n'abakubwira ko bagiye guhinduka, bagiye gukora ibikwiriye bitandukanye n'ibyo bakoraga, ariko bikarangira badahindutse. Ndetse n'igihe cyose basubiye mu mico itari myiza, wagiye utekereza ko ari amakosa yawe, ukibaza ko wenda ibyo wakoze bidahagije, cyangwa se ukibwira ko utari umuntu mwiza bihagije. Ugakomeza ukicira imanza, ukibwira ko wenda iyo uza gukora ibihagije bakabaye barahindutse. Ariko ntega amatwi yitonze. Ntabwo ushobora gutabara umuntu udakeneye gutabarwa. Wenda wamukunda, wamusengera, wamuyobora, ariko ntabwo ushobora kubaho ubuzima bwe. Rimwe na rimwe ikintu cy'urukundo gihebuje ushobora gukora
ni ukureka abantu bagahura n'ingaruka z'amahitamo yabo, kubera ko igihe cyose ubakuye mu bibazo runaka hari igihe bituma basimbuka isomo ry'ingenzi rikomeye byagombaga kubafasha guhindura ubuzima bwabo. Ntabwo gukemura ibibazo bya buri wese ari inshingano zawe, ako ntabwo ari akazi kawe, ahubwo ni akazi k'Imana. Nukomeza kwiroha mu buzima bw'abantu badashobora gukozwa iby'impinduka ndetse no gutera imbere, umunsi umwe uzakanguka nta kintu usigaranye. Numara kurengerwa n'ibibazo, benshi mu bo witangiye ntawe uzaguhereza akaboko ngo agutabare, ahubwo bazaguseka, bavuga uburyo utagira ubwenge n'uburyo ubuzima bwakunaniye. Rekeraho kwita ku bantu ku rugero rukabije, bishobora kukurimbura buhoro buhoro. Nubishobora ujye ufasha, ariko ntuzatakaze amahoro ngo wiyubure ngo ni ukuri gufasha abandi. 3, ntabwo ari buri wese ukwiriye ingufu zawe, ukeneye gusobanukirwa ibi bintu. Ntabwo buri muntu wese muhuye, ntabwo buri muntu wese ugutakiye akwiriye kubona ku gihe cyawe. Hari abantu bahora baza mu buzima bwacu bazanwe no gushikira gusa, baje gutwara ingufu zawe, guprofita ubugwaneza bwawe, kwihangana kwawe, barangiza bakigendera nta kintu na kimwe bagusigiye. Hari abantu baguhamagara gusa ari uko bafite icyo bakeneye, ariko igihe ubakeneye ukaba udashobora kumenya aho bari. Bitwara nk'abakwitayeho, ariko babona gusa iyo bagukeneye. Bitwara nk'abakwitayeho, ariko babona gusa iyo bafite ikibazo. Igihe cy'ibisubizo ntabwo ushobora kubona aho bari. Ukomeza kwita ku bantu kubera ko ufite umutima mwiza, ugakomeza kwizera ko wenda hari bazahinduka, ariko ntibishoboka. Ugomba kuzirikana ko umuntu wese uguha agaciro aba afite uburyo kwitaho, aba afite uburyo amenya amakuru yawe, muri we bibamo kakugomba agaciro, kagomba kukwitaho utabanje kumuhamagara. Afite uburyo abikwereka mu bikorwa bitandukanye, atabikubwira mu magambo gusa. Ukwiriye gusa kugumana n'abantu babona umumaro wawe, abantu baha agaciro igihe cyawe, abantu bakuzanira amahoro, apana urujijo. Iyo uhagaritse kwita bikabije kuri bariya bagukamuramo ingufu, bituma ubonera umwanya ba bandi bakuzuzamo amahoro n'imbaraga. Ibuka ko imbaraga zawe ari wo mutungo wawe ukomeye. Zirinde nk'aho ubuzima bwawe ariho bushingiye, kandi niko bimeze. Igihe cyose umara ugerageza kwerekana agaciro kawe ku bantu badakwiriye, bituma utabona igihe gihagije cyo kwita ku muntu Imana ishaka kuba we. 4, amahoro yawe arahenze cyane ku buryo adashobora kwishyurwa amafaranga. Nta giciro agira. Hari amahoro ageza mu muntu iyo aretse gutakaza igihe cye n'imbaraga ku bintu biri hejuru y'ubushobozi bwe. Iyo uretse kwita ku mazimwe no ku bihuha by'uburyo bwose, iyo uhagaritse kumva ushaka kwitabwaho n'abantu runaka, iyo uhagaritse gushaka kwerekana amarangamutima ku bintu byose bitari ngombwa, wowe n'amahoro ntimusigana, akubera inshuti, bikaba bidashoboka kuyatakaza byoroshye. Wibuke, ntabwo amahoro ajya aboneka gusa ari uko ibibazo bidahari. Ashobora kuboneka no mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibibazo, bitewe n'ingamba wowe wishyiriyeho. Ntabwo ukeneye guhereza buri muntu wese ubusobanuro. Nta muntu n'umwe ufitiye ideni ry'uko ugomba gukoresha igihe cyawe, imbaraga n'amarangamutima. Si ngombwa ko buri telefone yose iguhamagaye uyitaba. Ntabwo ubutumwa bwose buje muri telefone yawe utegetswe kubusubiza. Nibijya bigera ku mahoro, ujye ubindwanya idasanzwe, irwanira amahoro yayo, uyarinde nk'urinze ibintu bikomeye by'agaciro. Amahoro yawe yarindira umutuzo, kandi ushyira intera nini cyane hagati y'icyashaka kuyakubuza uko cyaba kimeze kose. Kubera ko iyo ubuze amahoro yawe, nawe uba wibuze, kandi nukomeza kwita ku byo buri wese agutekerezaho, ntabwo uzigera ubona igihe gihagije cyo kumva ijwi ryawe. Rimwe na rimwe kwihorera kwiza ni ukwiyitaho, ugakomeza ugatera imbere. Kandi ujye uhora uzirikana ko ntabwo igihe cyose kuvuga, kwerekana amarangamutima yawe biba igisubizo. Hari igihe igisubizo cyiza kuruta ibindi biba guceceka. Rekera kwita ku bintu byose bizana impinduka zitari nziza mu buzima bwawe, ahubwo utangira wita ku bintu bifite icyo bivuze, nk'intego zawe,
amahoro ndetse n'umubano ukomeye hagati yawe n'Imana yawe. 5. Imana ibona ibyo abantu batabona. Ireba kure udashobora kureba. Ireba inshuti zawe aho ziri n'imigambi bagufiteho. Ireba ibyo birirwamo n'ibyo bagambirira. Abakwifuriza ibyiza bibareba kandi bahozaho ijisho. Ushobora kumva nta gaciro uhabwa, utagaragara, waribagiranye, ariko Imana irakubona. Ibona umwete ugira, ibona imvune zikomeye ugira, ijya ibona ukuntu witanga kandi ntihagire ubikwishyura. Mu gihe utakaza wita ku bantu badashobora kubibona, iba iri kugutegurira imigisha abantu bose bagusuzugura badashobora kwiyumvisha. Rimwe na rimwe Imana yemera ko hari abantu bava mu buzima bwawe ibikoreye kugira ngo ikurinde. Hari abireka bakagenda kandi wabakundaga kuko bazitiraga imigisha yawe. Reka kwita cyane ku bagiye kubera ko Imana iri gutegura abagiye kuza. Bityo rero rekeraho kwita ku batakwitaho. Rekeraho kwita ku muntu wahisemo kugusiga. Uburibwe wakuye mu kwita ku bantu cyane ntabwo buzatinda gushira. Amahoro uzakura mu kureka ibintu n'abantu bakagenda naho igihe kinini ntabwo ari temporary. Iyo wize kureka ngo ibintu byose bigende mu biganza by'Imana, nibwo usobanukirwa impamvu imiryango imwe n'imwe yagiye yifunga, ndetse ukamenya n'impamvu abantu bamwe na bamwe bagiye bajya kure yawe. Rekeraho gutakaza igihe uvunwa n'ibintu bitari ibyawe. Reka umuntu utagomba kugumana nawe agende. Wakoze ibishoboka, wagerageje uko ushoboye, watanze ibihagije. Iki ni cyo gihe cyo kureka gushaka gusobanukirwa na buri wese. Rekeraho gushaka gusana ibyo utangije. Rekeraho kwita ku ntekerezo zidashobora kwishyura amahoro yawe. Ntabwo ukonje ku buryo wakwiburamo ubushobozi bwo gutuma umutima wawe ushyuha. Ntabwo gushyiraho amahame yo kugenderaho ari byo bikugira umuntu udashobotse. Ntabwo ari amakosa guhitamo umutuzo mu gihe uzengurutswe n'urusaku. Uri gukura, umunsi umwe uzasubiza amaso inyuma maze ubone ko ingano y'amahoro ufite iruta kure buri muntu wese mwatandukanye. Uhereye none ihereza isezerano rishya. Rwana inkundura maze wibohore. Ujye uhora wibwira uti, ntabwo nzongera kurengerwa n'ibitekerezo bitamfasha. Ntabwo nzongera kwihoma ku bantu. Sinzongera na rimwe kwita ku bintu byiba amahoro yanjye. Ngiye gusa kujya nita ku bifite umumaro. Nzajya mfasha abandi ariko ni njye wibanze. Ngomba guharanira ibyishimo byanjye, amahoro, intego zanjye n'umuryango. Hagarika kwikorera imitwaro itari ngombwa. Ntabwo umunezero wa buri wese ari inshingano zawe. Humeka, rekura ibitari ibyawe bigende. Zera Imana kuko niyo igomba kugufasha kubaho mu buzima bwawe nyakuri. Niba ubu butumwa bukoze ku mutima, ndakwinginze ntubwihererane. Gusangiza undi muntu uzi bushobora gufasha. Andika muri comment section ngo mpisemo amahoro aho gushaka kwemerwa. Tuzasubira ubutaha, tugumane. Iyi ni inzira nziza, reka tuyigendanemo twese.